windeka umbwira uburyo mbonye n'uburyo mu buzima busanzwe meze ila ati wamaye acting mu kinyafu mu buzima busanzwe ariko mba nemeye ushobora gufata ari nk'umusore nkavuga ati se bro bizete ngote utujuga nyine nawe urabizi kumva ase prefer n'undi umwana kwiye kujye nawe naje twapanga aranakuze shuri kubona ndiribo igahumura ibintu nta muntu abwira sibyo nta muntu abwira kwakinjira mu busa sibyo umuri nabwo nabuteza abantu abarabizi ko mukunda Kiroso Filime TV. Ese wa mukobwa bita Zubeda uherutse guhura na Fils akamukatira. Zubeda mwiriwe neza? Mwiriwe Kiroso Filime TV. Amakuru ra? Minsi myinshi. Ko wagiye ubutagaruka. Kuma yakibaza shara muri abana babi. Irangikima mwampamagariye. Asha nago turabana babi none se umuntu yavuga ko ukunda ntitumuguhamagarire koko agira ngo abikubwiye. Ese yagisore kingana kuri. Ese twabwirwa n'icyamaranga mutima yawe. Wapi namurasuzugura ko. Oya Zubeda ntago ara. Ndaje mbabaye buri agavuga ati mwonye no kumumagara. Nukuri kose twari turi muri gahunda kugira ngo tugushake turi ukuntu twazabonana nawe tuganire. N'ubu rwose nuko nduzi uri kwihuta ariko se uri gutaha. Ndi gutanira n'imvu. Baduha akanya se basi tukaza mu rugo tukaganira nawe. Byibura akanya gatoya. Ariko niteka tebira byura kiragiye umuje kugira. Oya byibura tuganira akanya gatoya. Ntabwo twakora. Naringize mu rugo twaganira no. Sawa rwose murakoze cyane. Sawa. Reka nongere nsuhuze rero abantu, nsuhuze abakurikiye Kiroso Filime TV. Mbabwire nti muraho neza. Mbabwira ngo nakagaruka uyu munsi wa none nkuko mubibonye uyu mukobwa twari duhuriye mu nzira tuganira nawe ariko twifuza no kugera mu rugo iwabo kugira ngo tugire ikiganiro twakomeza bitewe n'ibyifuzo byanyu bitewe n'ubutumwa bwanyu nk'abakunzi ba Kiroso Filime TV uko muhora mudutuma mudusaba kubagerera ku nshuti zanyu no kuba mwifuza kuganira nawe. Uyu mukobwa rero n'undi ndagira ngo musabe nubwo turi mu rugo nyine mwaduhaye ikaze murakoze ariko wongere wibwira abakurikiye Kiroso Filime TV. Uko nabwiye ushize because Zubeda ari byo nabanzaho cyane. Nyine mu komedi nye dushimisha abanyarwanda mbese mu nyamukuru ko nabyita. Murakoze cyane Zubeda uti nkina ama komedi uti dushimisha abanyarwanda. Komedi uzikina ukina ku zishakirwa hehe ziboneka he mbere yuko tuganira ibindi. Ama komedi nyina ujya kuri YouTube ukandikamo ikinyafu high school. Ko hariho ibinyafu byinshi ko ikinyafu high school turano benshi batandukanye. Wenda warambonye cyangwa unansi byakorera guhita ureba filime yacu. Ya. Ubwo rero murabyumva ko ari ku Kinyafu high school. Kinyafu. Ni Kinyafu. Hari abantu bashaka kwibaza ibibazo nk'ibyo ndi kwibaza. Ikinyafu. Nanjye nibajije ku Kinyafu. Kuki yitwa Kinyafu high school. Nyine buriya. Kinyafu high school. Kubera iki mwahise Kinyafu? Nyine buriya twabonye byo zina ryiza kandi biba no mu Kinyafu filime nyine movie zacu nyina natinga mise nka Slay Queen mbese wisha abagabo n'iki Zubeda kuri danje urarenze uko kwimana nabirenze ukina nka Slay Queen nyine mbese ni nka kaninja muri make zamvugo z'iki gihe ndakaninja. Nabyumvise abakurikiye Kiroso Filime TV mwabyumvise impamvu yitwa Ikinyafu high school. Zubeda urimo akina ari nk'ininja. Reka bari rwo rurimi dukoresha kuko nirwo mwumva cyane. Mbabarira abantu bakurikiye Kiroso Filime TV ugira akantu kamwe byibura wabakorera katuma birukanka bakajya kureba Ikinyafu high school. Okay, nta kibazo ko ni act zanjye nyine zimbamo kandi intisha gato. Ni ibintu nyine bindi narabivukanye mbese. Ni ibiki bikorerwayo? None umbwiye ko byose rari naho bikora agira ikintu wa cyane cyane nyine uri natinga munye muri make ginga kanyeshuri kakarara nyine tu kakaraya muri make cyakubwisha nyine nka prefect cyangwa headmaster niyo barundi wese icyo mushaka wonyeruna kandi kifitiye inyungu n'uburyo mbigenzamo wenda
nabakureho gato kugira ngo umenye ko ari zumuzi mu kinyafu ukimfasha gato ni urugero natangira nkabireka nta kibazo mwazuza umuzi mu kinyafu ase prefe urabona ndi umwana kuko ndi nawe ntacyo twapanga ariko nawe wigira umwana wigira umuturage sikwajya uri ikirembo shankuraho nawe wumva hano hatoroshye haroroshye nk'uraho hose ariko wumva ariko nawe sinabika nsubire class niyo turavugana turangije class ase prefe urabona ndi umwana ukwiye kuko nawe ntacyo twapanga uranakuze shuri kubona ndirimba igahumura ibintu nta muntu nabibwira sibyo nta muntu nabibwira twakinjira ibintu gusa sibyo humura ntabwo naguteza abantu barabizi ko mukunda Zubeda urakoze cyane numvise abantu bakoma amashyi bati koko nizuzu Kiroso Filime TV yadutumiriye ariko naringeze ngo twiganirire mutubwire tumaze iminsi hari umunsi twigeze kugutumaho ngo tuganire uriya munsi sinzawibagirwa uriya munsi ni wari mwiza murabagumira kiriya gihugu mwamuje insukuru cyangwa nagapima imagine oya none se urumva uriya muhungu twamutumiye mu kiganiro iwacu aje ngo tuganire nawe aravuga ati ndabingiza Kiroso Filime TV mugenda henshi munyura henshi muzandebera umukobwa bita Zuzu ukina mu kinyafu ndumva mushaka umutima wanjye uri kumwiyumvamo ndi gutekereza nkarota we naryama nkarota we muzamumpamagara byiburaze mwibwire ko mukunda gusa umuntu agutumye ntuwatumye shamana uriya munsi warambabaje navuga mu buzima njye no kumagana ntabwo nzagaruka none wawe ubabazwa n'ubusa ese nibwo bwa mbere umuntu akubwiye ko agukunda utamukunze ira ni stress bajye cya stress uri stress igenda none sundi mbabarira umubiri abantu bakurikiye Kiroso Filime TV bifuza kumenya ubundi level yawe cyangwa gu yawe ni iyihe mu rukundo njye buragu yanjye nkunda umuhungu uringaniye sibyo uri mu waye ni muri make singundu nabyibushye nkunda umuhungu uri sexy nyine mbese nabyibushye bivuga ngo ni sexy umuhungu uri sexy kuvuga ukunda umuhungu ufite taye nk'iya gatoshye kagasize uringaniye utabyibushye nka MC Peter utabyibushye nka Fisi utabyibushye nka wa mukobwa wacu mbese baringaniye uri sexy so none rero abantu bakurikiye Kiroso Filime TV bagize agahinda kenshi ubibona muri comment ubibona mu bitekerezo bari gutanga bavuga batese uriya muhungu yazize iki uriya muhungu yabanje yibwira uriya mukobwa aranivuga natwe turabimenya avuga ko afite umwana avuga ko afite imyaka 35 bivuga ngo arakuze azi n'icyo gukora yakubaka n'urugo rugakomera ariko bibajije impamvu yatumye umwanga barayiba ese wamuhoye ubunini gusa si n'ubunini ni namubi ntabwo namwemera ni mubi pe ese ugushaka usute umuhungu bura nyine mfite boyfriend baka ubushize ningaye wenda twongera tugahura n'urugero ni sometime nzamubazanira mubereka oya unteye amatsiko simfe n'abantu bakurikiye Kiroso Filime TV nanyu nteye amatsiko kubera iyo mpamvu ngiye gushakisha ukuntu nategura umunsi vuba byibura na uzamunyereke uzamunzanire cyangwa se tuzamuhamagare atwumve nimba nawe arurimo sibyo se ubwo ahari rero ndibaza ko ubwo ahari ndaza kukwinginga kugira ngo usabe byibura nka nyuma y'iminsi nk'ibiri nawe uzamuzana kuko abakunzi ba Kiroso Filime TV bafite ikibazo bari kumenya ngo nta mukobwa w'umusitari nta mukobwa w'icyuma w'icyubuki w'ikizungerezi umeze kuriya umusore akunda ameze ate bafite amatsiko yo kubona umusore arasanzwe pe nani birenze kuri arasanzwe nta birenze kuri nyine mbese ko ndamukunda cyane niyo mpamvu ya murakoze cyane ngaho rero ndagira ngo tugaruke wenda ibyo by'abakunzi twe tubyihora uzatuzana umukunzi wawe tukamureba twiganire ku buzima busanzwe ndashaka kumenya ubundi Zubeda ni muntu ko karagaciye Zubeda ni muntu ki Zubeda ni umuntu w'umukobwa imyaka 21 wiwe na gari baruka n'ikibondo yandika arabivuga atari mukobwa muri make acyari isugi cyangwa uko twabyita ariko habe namba hafa cyangwa hafa ya Zubeda akunda iki mwandisi byatewe n'icyo byo kurya kwambara mu bintu abantu bambajije bamaze kubona uko ati uriya musore avuze atari kuri mukobwa ko turuzi yiyumva akunda iki
undi buriya yicaye ku meza arya iki, iyo ari mu nzira agenda yambara iki, iyo ari mu gitaramo n'abandi bantu anywa iki, bafite amatsiko yo kumenya ibyo bintu. Okay, wenda mu buzima busanzwe ibyo nambara cyangwa wenda tugiye mu byo nambara ubuze ngo ndibera ritukura ubushize ninde kwambara agakanzu k'umutuku wakabonye umva nkubwire k'umutuku utari wavuga byinshi reka nsaba abantu bakurikiye Kiroso Filime TV bakumpera amashyi ubanza uvugisha ukuri kuko nahoze nshaka kubikubazaho cyaje tuganira wari wambaye ikanzu y'umutuku uno munsi none wambaye ijipo itukura amayeni aratukura iminwa iratukura urumva ku myambaro twabibonye nkunda ibara ritukura kandi nkunda kwambara tw'utumini cyane si nkunda ibintu birebire cyane yego. Okay, none tujye mu byo kurya nkunda ikintu cyitwa chips na ketchup ubundi ni utama imboga ni byo bindi imbere byonyine nkunda kurya si nkunda inyama nkunda chips na ketchup byonyine. Ni ukuvuga ngo buriya rero ofisi yarayobye yaza kuba umunyabwenge sinyarutarama akabanza akabyibura bakazizana yibura akazivugira none yavugishije ibitama bisa ni ukuvuga kuri chips umuntu yakubona noneho mu byo kunywa nkunda kunywa Smirnoff igura aho uje gusanga igura $25 nyine agakombe urakazi ka Smirnoff Ice cyangwa guarana nkunda kunywa cyane n'inzoga njyaho ngo Zubeda rero ngo ibyo akunda ngo amarangamutima yiwe abantu badukurikiye muramwumva ndibaza ko hari byinshi muri gushaka kwibaza kuri we mutese niba akunda ibyo bintu ese ajya asohoka akajya kubyigurira cyangwa afite abandi batipe bajya bajyana bimeze bite Zubeda ku myaka yawe umaze kuba mukuru ujya ugira umwanya wo kujya kwicupa akantu babyita gucupa umuntu agiye kugura umuntu akantu cyangwa kwicupa agiye kukigurira ujya ugira umwanya wo kujyaho cyangwa ujyana n'abandi bakusohoka windeka uburyo wambonye n'uburyo mu buzima busanzwe meze ila ati wamaye acting mu kinyafu muzana sanzwe ariko mba nimeye ushaka kuvuga ari nk'umusore nkakugatize bro bizete ngo utujuga nyine nawe urabizi kumba meze ujye umakanira cyo kurya cyakujya ku nagahakana ukabura mugoroye cyane babyita kugorora ukabura mugoshije ukabuya mukuyemo nonyamukiye n'uguse kanso Zubeda rero muramwumva ni umuhatari ni umusitari murumva ko ku bintu bijyanye no gukura randura kabije ibintu bijyanye no gukura rarandura nitwibanire abasore bo muri hafi mwamwumvise akunda chips ndetse na ketchup ntago ari ketchup undi munsi ariko ni ketchup yayindi basuka kuri chips yayindi mbese ni Amerika cyangwa ni Sanje ni Amerika abantu rero mwumva mufite ikofi yanyu mwamureba Zubeda mukamwitaho urumva ibyo akunda mwabimenye ubwo ibintu byo kuvugisha Zubeda mutanyuze muri shike wapi no guca muri shike mukarebamo red car urumva ariko niho kaboneka agacipusi uretse ko n'ahandi hose karaboneka n'ahandi karaboneka ubwo rero kuri Smirnoff ntaho zitaba na hano rwo muri Sasufizi bayo bakwakira reka rero tubashimire ubuhe butumwa wumva waha abantu bakurikiye Kiroso Filime sorry gato wenda hari n'abamuzi basanzwe bwa buri munsi buriya ushobora bambona mu kinyafu kuri actinga nanyo mikariso ugasanga yakumvuga amagambo atandukanye bitewe n'uburyo mbameze mu kinyafu ati kabina karaja habiri kabagakire no kugusha abagabo nyine mbese havuna byinshi bitandukanye kuri njye ariko njye buriya nacyo ndinjira ku magambo bamvuga habe na gato ko natinga ibindi kandi mfite confidence yabyo sibyo nishakamo ko natinga kuri asikumba ndinda mu buzima busanzwe kandi uko indana ntabwo biba bikwanditseho reka akaba bikwanditse mu gahanga rero bakivugira bwari ubwo butumwa rero biravuga ngo reka bavuga bavuge mu Giswahili bavuga ngo watasema watachoka bazavuga baruhe ariko intego yo igerweho icyo umuntu agendereye ni ukugera ku cyerekezo cye cyashaka reka rero mbabwire ngo abakurikiye Kiroso Filime TV mwamwumvise ni Zubeda mu Kinyafu High School mwareba mwanyurayo mukareba ibiberayo mukamwitegereza neza birenze ahangaha kandi atwemereye kuzatuzanira umukunzi wiwe uwo yamaze gushimira kugira tumubone ndagira ngo mbibutse rero gukora subscribe like comment ndetse na share kugira ngo Kiroso Filime tugume kubagezaho ibyiza byose twabateguriye murakoze rero turagushimiye kwikaze mwaduhaye mu byo wanyu numva twabareka mukakomeza n'uturimo two mu rugo murakoze namwe murakoze tuzasubira ikindi gihe yego kandi abashimiye yego
Kiroso Filime TV.